kugira ngo dusobanurire na wa muntu wavuze ngo inkuru nakuvuzeho ngo ntago ariyo ngo mwabanye hano muri Kenya urumva ageze mu rugo ni mu Rwanda nari maze igihe gito nshatse nari nkiri mwarimu babwiye n'ukuntu ari ngiye wakwigishije gusoma no kwandika yajyaga ava ku ishuri avuye kwigisha nanjye nkicara hamwe ni yewe ntago nzi kusoma sinari nzi no kwandika sinari nzi n'iki ndagushimiye umva waramfashije kweli ko anjyana muri quartier yamfashe nk'umujura uko bamufata gutya imyenda inyuma aranzengurukana abandi bandi inyuma nyine batuye n'umujura icyo kintu sinzakibagirwa nanone amafaranga ari hehe tujye gushaka uyu muntu wari ugiye kugutorokana niwe wayahaye ahita atoroka aragenda tujye kumushaka turamubura mama waramfata bwate ntabwo uyu mwana baba yangiye kingana gutya ntabwo wamwirukana gutya ntahafite yo kujya byamubera nabi tugwino uryame ngiye kuryama nabwo umugabo nawe aravuga ati njyewe umwana w'umushoro ntago ndarera mu nzu bibi ngume bibi kibazo umusiramukazi yasomye ku kantu yasomye ku kantu ndabyumva icyo gihe yese agira umujinya amenaho yaje narimo ayimennyeho umujinya tukwiye nani umujinya uranyica uyimennyeho gikuzaniye dute ati bawucubije gutyo arahaguruka yankubise urukimbagarara hakurya barapfata arankomeza kuko aranje kwigereza nagize umujinya shaka kujya mufate mu isoreshwa nyirure gutya nyine inzara mbona simashyikira nafasha no mu isiti ya nyene ndayifata ndayikomeza fata mwirere koko gutya amahano gutya hagati hose ndashishimura n'intuza byose n'isita byose mbivanamo uko yakababaye yanjugunye hakurya n'isita nyine cika ivamo twabaga mu nziva guys twabaga mu nziva amazi apfupfunukamo hari urabyibuka ndabyibuka tuba mu nzu mbi y'inyamira akazu kabishaho amazi apfupfunukana twavuga ngo twimuke uyu nguyu akanga ngo hoya ngo ngiye ntacyo hantu nkwaye kugira ngo ugumane namukundaga urukundo reka amasora akakana nanjye nigeze gukunda we namukundaga urukundo navuga ko ari umugabo n'umugore naramukundaga cyane rwose ku buryo nabaga nafata n'ibyanjye nkabimushyiraho nkabimuha twarakundanaga cyane ku rwego rukomeye niyo mpamvu rero nakubwiye kuriya sinshaka kuba umukozi ndashaka kuba umwana mu rugo ntabwo nshaka amafaranga noneho tuza gupanga kujya muri Kenya nyine ko nzagusanga umugabo wanjye utangira kugira ubwoba ngo nzagusiga cyane ubwabifumba nyine kugira ngo ubu niba nasenge ngiye gusigara ngiye nyine ndasigara he kuba muri we niko buzima bahaye ikaze kuri Hirwa ndi Clarisse nk'ibisanzwe amahoro y'Imana nabane namwe ndabasuhuje ndabaramukije ahantu hose muri hatandukanye yagasana akomeze kubahira akomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu ngewe uri kubabwira ibi ni Clarisse Hirwa nk'ibisanzwe ndabaramukije cyane ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Hirwa nawe arabaramukije cyane ariko kudusubiza inyuma nuko nyine yakikanga abayobozi akapfunyika gutyo nkamuherekeza ahantu kure agaturuka iyo biva akajya iyo bihera agiye gubika bya biyobyabwenge byo batazabimusangana kandi naho baga babitotoreye abakiriya biwe barahakuraga nijoro umva n'amazi umenya baramenaga babicuzaga nijoro cyane umugabo yabaga ari nyine yarabikoraga umugore yabari bagakorana yaba yagiye umugabo yagiye mu kazi ukamufasha nkamufasha ariko nabwo sinagize ububasha bwo kwiga n'ubundi nari nyiri hahandi sinigeze niga nuko nyine twarabanye gutyo tukikanga abapolisi ahasaka n'abasirikare nabonye umusirikare hejuru yanjye n'imbunda nye baba we naramubonye tiyewe mwana ati byuka
tubyuka bazi ko nabihishe munsi y'uburiri kandi njye nisinzira nta n'ibyo nazi yewe umusirikare bwa mbere nimubonye n'imbunda nibwo mbere nibonesheje amaso mbona ari hejuru n'imbunda ngo ni ibiki ufite aho ibiki ngo none se ngo biri hara mu gikapu ni ibiki hane ni imyenda irimo kandi hari icyo nigeze kwibagirwa ndagitsimbayo yo dore ko ngiye gukora nafashe kantu kamwe ngashyirayo ndibagirwa biragenda bifata iminsi noneho Imana yakinzeho kuboko gutya kandi karimo ari kazima kagifunze neza yo nubwo nyine barasaka ibishyimbo bamena hasi ibiryo baracubukura ibiki byose bagacubukura ariko icyo gikapu cyari kimanitse ahantu gutya mu ngo ntikinaboneka ariko umutima ntiwigeze ugira umutima wawe ntiwigeze ugira ngo bagire ubwenge n'ubwonko kugira batekereze kugira ngo barebe cya gikapu nanjye mfite ubwoba ndegutitiraho ndetse ngati manu ntarakize iki kintu kuko yanyiciye umubyeyi uko nyine twaje kugira amahirwe nyine nta kintu babonye baragenda twabaye muri ubwo buzima nyine muri ubwo buzima kuko ako kantu najyaga mbika uko ntabwo najyaga nkagurisha nkabona 200 gutyo nkashyira ku ruhande wajyaga ubagavura mbere wabibaga ikiyobyabwenge ukakigurisha nkabagavura ariko ibyo byaga ari mu bintu atapfa kubona ko yabaga afite amafaranga cyane yabaga afite amafaranga ibyo ntabwo ajyaga bitekereza ko namugavura kandi nanjye kubera ko byabaga bifite amafaranga kubera ko byabaga bifite amafaranga ntabwo naje kugira amafaranga menshi n'ibihumbi 5 hari amafaranga menshi yatsimba ahantu icyo ngicyo cyatumye dutandukana yaje kubura amafaranga aravuga ati se abantu bakamwa ati umwana ni wowe ushaka yakwibye 25 subwo nabyibye nene nuko nyine arangije kwera ubwoba nyine naje no gutoroka ndagenda ariko norotse ngiye ntabwo nzi kwitegera ngo nzi iki yabaye ngombwa ko yongera binanira kwitegera nyine ndongera ndagaruka barongera barahamagara ndagaruka maze kugaruka niriwe Nyabugogo icyo gihe umunsi wose unyiriraho bigeze nimugoroba nibwo nagize umutima wo guhamagara abaturanyi avuga ati umwana wanyu yaheze muri Nyabugogo avuga ati soherereye hehe ati ndi kuri volcano izo modoka urazizi amavolcano nicyo cya kimodoka kiba ari kinini cyo kibisi kinini kiba ari kinini yo ati yicaye kuri iyo niyo ntuza yaho hamwe nyine bakatishiriza amatike niho yicaye nuko nyine baraza barantwara ariko igihe bantwaye bameze nk'umujura batwaye kuko bari bavuga ati yebye amafaranga none arayatorokanye se nagenda aje bafashe gutya nk'umujura nyine bavuze umujura ukuntu bamufata bafashe gutya nk'umujura atora umujura wanyibye icyo kintu sinzakibagirwa nanone te wanyibye togerana mu rugo ajya konsaka mu myenda asanga nta kintu kirimo asanga nta mafaranga kumbe amafaranga nanye afite nari nayagurije inshuti yanjye nayamugoresha yaratumiye umubyeyi wiwe mu cyaro ngo yararwaye nayo nari mfite mbega yandi wagavuraga nuko nyine agafata aravuga ati n'umwana rero amafaranga ari hehe tujye gushaka uyu muntu wari ugiye kugutorokana niwe wayahaye turagenda kumva yamaze kubimenya aravuga ati ngiye kumutorokana ko barahita banyemerera nabi baneze mabusha mbere nabi ahita atoroka aragenda tujye kumushaka turamubura ariko anjyana muri karitsiye yamfashe nk'umujura uko bamufata gutya imyenda inyuma aranzengurukana abandi bandi inyuma nyine batuye n'umujura ariko nanjye naraho myumva nk'ikinya ndakomera mba nta kibazo uko nyine amafaranga byarangiye nyine abuze nande nari narabitse nayo nyabuze kumva umukobwa yise yatwara nuko nyine twabanye gutyo ariko igihe kiza kugera aravuga ati uyu mukobwa yaje baraje kumuhamagaza iwabo mu cyaro
araza amaze kuza ntabwo ati twamuzanye kuko bwaje kunyica nemera ko ari njye wayatwaye kandi ntaranayatwaye nuko nyine bimaze kugenda gutyo umukobwa araje banjyanayo dusigana iby'amafaranga akari wayatwaye mushinja nawe icyaha atari afite kwera ubwoba so nta mafaranga nari naramwibye kandi n'abayobozi bigeze kumbaza icyo kintu nabwo ati se amafaranga twumvise bamwibye washyize hamwe n'ijye nta mafaranga nibye ahubwo amafaranga nyine nari mfite nayo nagenzaga gutyo nibikiraga ntabwo ari amafaranga nigeze mwiba se ayo mafaranga yagiye ntabwo mbizi kandi ko nawe nta mutima yari afite wo kunshinja ahubwo bwaterwaga n'abantu nuko nyine aje kwivumbura arababara arambwira ati genda mama waramfata abwira ati ntabwo uyu mwana babanye igihe kingana gutya ntabwo wamwirukana gutya ntahafite yo kujya byamubera nabi ati ngwino uryame ngiye kuryama nabwo umugabo nawe aravuga ati njyewe umwana w'umushoro ntabwo ndarera mu nzu bibi ngume bibi ikibazo nuko nyine ariko umugore aravuga ati ndavuze ni araryama ni umwana muto agomba kuryama twarabanye nawe aramfasha maze kumfasha ngera igihe nyine baza kunshakira akazi ko mu rugo nakoze akazi ko mu rugo nakoze utuzi twinshi cyane aho nahitaga mpava nkahava batampembye uhavira ikizi byaga nyine ari ibibazo aho najyaga ngasanga afite imico itandukanye akaba ni byinshi nyine abakozi mu rugo burya nabo baba baragowe bitewe n'aho bakora so ugasanga nyine hari unakoraga ugasanga n'abagabo batari beza ugasanga bazamuye imico yabo mibi y'uburaya tugatandukana nkagenda kiba nagendaga batari bageze ku byo bashaka twabaye gutyo nabaye gutyo nyine mva hamwe njya ahandi mva hamwe njya ahandi rumva nyine nakoze ahantu henshi nibwo naje kubana n'umumama rero w'umusilamu uwo w'umusilamu niwe twabanye nawe igihe kinini uwo nguwo kugira ngo dutandukane niwe twaratandukana kubera icyangombwa nari ntaragera imyaka y'ibyangombwa nta n'icyo nari ifite imyaka 15 urumva nyine nari ngifite pe ariko nari ntaragira ubwenge bwo kuva ngo ngiye kugishaka so uwo nguwo niwe rero watumye duhura niwe watumye duhura cyane ariko yari itaragera neza yari itaragera neza ariko nayo icyo gihe bari kuyima bari kuyima uzi ko icyo gihe na 15 uragenda ukayifata nta kibazo kiragihe ariko nari ntarayizuza neza ariko wari ufite 15 n'indi mbora gato nyine ngo nyigire ko nyine akanyirukana kwera icyangombwa akongera akambwira ngo garuka bamwe bakamunana kamwe ngo garuka agenda ngo garuka yewe bagutyo inshuro ya 3 nibwo nafashe umwanzuro ndagenda ngo tugeze kurwana turambarana anjye nzaramasa mwe mwapfuye iki dupfuye ko yaravuye mu butembere akunda kwitemberera nyine ibintu nagiyemo cyane ngo mbigire ibyakoreye itemberera yarigiye mu butemberere ataha atinze yagiye mu butembere yamaze iminsi igera muri 3 atashye asanga naribwirizaga nyine buri kimwe umukozi kandi none ngiye numvaga kari nko mu rugo ntitwara nk'uko umwana yakwitwara pe nawe ntiyafataga nk'umukozi yanyitagaho pe ariko icyo gihe yaje ameze uruyuki yaje yabaye ivubi rya busa nuko aza yari yanasomyeho ku kantu aza nyine umusilamukazi yasomye ku kantu ndakeka yari yasomye ku kantu ndabyumva icyo gihe kuko yazanye umujinya mwinshi yantumye ji ya betarave urabizi ko yicayura ji ya betarave
ndibuka iyo ndayicunda ndamuzanira imeze neza umwana ararira ngo arayishaka muzaniye sinibuka gucunda haraciye akanya amaze kwicayura mushyira yindi imeze kuntu ivanze kuntu ariko idatukura cyane muhaye agati se yintu kidasa niyo umwana wivanye mu kanuza kamwe ndavuga ni kamwe ati ntibishoboka tukoze dasa ndavuga niba arako yari yasomye numbaze nyine yese agira umujinya amena aho yantuza ya jina ari muhaye ayimennyeho umujinya tukwiye nanjye umujinya uranyica ndavuga n'uyimennye nye kuzaniye sinzana amagambo nayakuye uyimennye nyikuzaniye dute ati ucubije gutyo arahaguruka yankubise urukimbagara hakurya umujinya yanyica ndahaguruka nanjye nanjye mutera urundi ngira ngo nanjye mutera urundi aragufata yo aramfata afata mu ijosi asaka kuniga bagira ngo batabare bajya bavuga bigahereraho ntabyumva aramfata arankomeza kuko aranje kwigereza nagize umujinya shaka kujya mufate mu isoreshwa nyurire gutya nyine inzara mbona simashyikira nafasha no mu isiti ya nyine ndayifata ndayikomeza afata mwirere koko gutya amahano gutya hagati hose ndashishimura n'intuza byose n'isita byose mbivanamo uko yakababaye yanjugunye hakurya n'isita nyine cika ivamo anjugunye hakurya nahise nkanuka ko yankubise niba ari urushyi niba ari igifuse ntumbaze ndakanuka aho huzura amaraso nigera inama ndavuga nti rero ibi ntabwo byakomeza ubutaha yazanyica mpita njya kumurega mureze rero baraje baravuga ati se umwana nk'uyu icyambere cy'umukoresha imyaka ituzuye ikindi cyo ntago ukwiriye kuba wakubita umuntu ngo umugere gutya kandi arafite n'imyaka mikeya bakagombye kumurera nk'uko urera abana bawe asaba imbabazi aravuga ati njye murera nk'uko ndera abana banjye nuko byari bigenze gutya kandi nanjye ndahubutse ariko bari bamugiriye inama bavuga ati ibintu ukoze ntabwo ari byo biragukoraho abaturanyi nuko nyine asaba imbabazi ariko icyatumye ngira umutima wo kumubabarira tukanagumana tena nuko umwana we niwe waciye bugufi aravuga ati tiwababariye mama timubabarira aca bugufi aranapfukama isoni zaranyishe ngira impuhwe ndavuga ati ni sawa urumva nyine nari muhaye gasopo n'ikindi gihe ntabwo ariko yakongera kunkubita gutyo uko yishakiye yigeze yongera kunkwaza aho urushye twabanaga mu mahoro uteka nkateganya twari tubara abantu nyine bahuza ariko sinzi icyari kimuteye ngakore gutyo uko nyine igihe cyaje kugera nyine turatandukana bitewe n'icyo cyangombwa tena ngo akangahe bwa gatatu aravuga ngo ningende nta cyangombwa afite asa n'undi mukozi wari mama bari baturanye niwe nagiye gucumbikaho mucumbitseho kandi yanyirukanye icyo gihe ntabwo nari nzi ko nabika amafaranga ngo mvuge ngo ngire ubwenge bwo kuvuga ngo ndabika amafaranga azamfashe mu gihe kizaza nimba ngize ikibazo baragwembaga ukahita wigurira barahembaga sinzi nawe yanyuraga ahubwo ese nta mwenda muzima narifite nta mwenda kandi nta varisi wagiraga nta n'ivarisi nta n'igikapu nagendana nyine gake ishashi cya London cyane rwose nicyo nagiraga imyenda iraho nyine y'upfapfa iri aho ngaho udafite ikitsi wayaryaga bombo ntabwo ari bombo nakundaga bombo ariko nanjye sinzi amafaranga yanyuraga nimba narayamugurizaga akagera mbaze naba narajugunyaga ntabwo mbizi sinzi aho yanyuraga sinzi rwose pe kuko nta kintu kizima nigeze ningurira muri ngewe kivuye mu mafaranga nakoreye ntacyo sinzi aho nayanyuzaga pe kandi twari tubanye igihe kinini numva nari njinjije amafaranga menshi nuko nyine twaje gutandukana nta mafaranga afite ngo afite itike ngo yanjyana mu rugo uwo mama rero niwe wanshumbikiye ariko aravuga ati ngewe mfite kuzakubariza ahantu numve niba koko uyu mama agikeneye umukozi nibwo yakubajije urabyibuka nibwo yabikubwiye akubwira uko bimeze nuko nyine nawe uravuga atazahaze nta kibazo aha reka ahangaha iyi nkuru nyikomeze rero
noneho murumva aho nyine Harriet tumwita Harriet ariko amazina ye bwite ni Juliet Kabanyana. So Harriet rero yaraje uwo mudamu n'umwana w'iwacu ku Kibuye twize hamwe kera yakundanaga na musaza wanjye. Urumva rero yarabaye umugore yarashatse niwe wari ugucumbikiye. Ese burya yari wagucumbikiye? Yancumbikiye Miss igera muri ngahe yashaka kunkoresha nk'umukozi ariko kwa ko bari baturanye n'uwo ntabwo yari kunkoresha ngo bikunde ko bari gucanganya kuko uwo ngo yarankundaga n'ubundi ariko yavuga ati nimugumana bazamfuhira bigende nabi reka mujyane kurenza ashaka uyu wanjye nuko nyine mbwa yakubwiraga yarampamagara arambaza ati se uracyakeneye umukozi wagize amahirwe byakubitanye nuko umukozi nari mfite yari yazindutse mu cyakare agenda ananyibyesha anyiba imyenda yanjye amajipo yanjye kandi ngo yari umurokore uramwibutse yari umurokore ufite igikabyo cyinshi cyane yambara ingutiya ndende cyangwa amajipo yose nagiraga maremare hirwa atakundaga kubwerera ushaka kugenda kubwerera ngaho genda nsigare mvuga nta kibazo ngaho genda aho se urahaca bikunde ngaho genda uracyareka urumva uriya mudamu nyine twariganye ni iki yahise ampamagara umukozi nawe afite wagize amahirwe yari amaze kunyiba yagiye ingutiya yari umurokore wa danje asenga nijoro ariko no ari ingutiya nagiraga z'amapurisi zabaga zimeze gutya ndende yanjyana gusenga papa teta ntiyazikundaga nizo yahereye haraziba zose arazitwara rero ampamagara byakuzanye n'uko uwo mukobwa yagiye nko nguko ndangije nibwo nahise mvuga rero ngo ngwino nta kibazo noneho uhituza uje mbona urakana ariko yari yambwiye ngo uwo mwana ntago yumva neza ugeze mu rugo iwacu uhita unambwira nyine ko ufite icyo kibazo cyo kutumva neza kandi mu kiganiro twaganiriye mbere ntago wigize uvuga ku icyo kintu kandi nshaka kukivugaho kuko dukora na ya ntuze na ya siripurize twakoreye ya ntuze nabivuzeho ko ufite ikibazo cyo kutumva neza mu bantu bagiriwe amahirwe ngewe navugira he navuga gute njye aranyumva sibyo ntabwo ushijyanye ryari ripfa kukugora ariko abandi bantu benshi amajwi yabo arabagora kandi ni ikintu adakunze nyine kwerekana reka mbikuvugire ntabwo washaka nyine ko umenya ko atumva ku buryo ashaka no kukwikiriza atumvisha ibyo avuze hari igihe hano ajya yikiriza amapateta ngo sawa ngo nta kibazo iki so ariko igihe kibazo kwa kuri muntu atigize avuga neza inkuru nakuvuzeho itariyo natikeje se urumva navuze ko wumva kandi navuze ko utumva kandi wumva navuze ko udafite ababyeyi kandi ubafite nyine nibazaho nyine ndavuga nti abantu baba batazi abantu so nagira ngo ubasobanurire ubumuga bwawe bwo kutumva neza igihe wabugize ryari bwaje gute wabimenye ryari so ako kantu rero ntabwo ari nakavuzeho kuko abivuze ntabwo hari ikintu nkunze kuririmba ko numva kinteye isoni numva kandi biranambabaje nanone so kugira ngo ubumuga bwanjye bwo kutumva ni ugutwi kumwe kw'iburyo ukw'ibumoso niko kumva niko nkoresha buri kimwe nako kurumva ariko si neza kuba gukorora ukuntu sinsobanukirwe ukuntu bimeze so guys ni nayo mpamvu nicaye aha akicara kuko nzi ko ugutwi kumva ari uku nguku niyo mpamvu kandi nakwicaje hano ntamenye impamvu mpakwicaje sinabimenya ariko wari wicaye hano mpita nkubwira nijya hari ubizi nyine n'urabizi nuko ntabwo wabiyoberwa ariko aho n'abandi hose nuko wenda kumva uko wavuga kose ndakumva ijwi rya nyine ndaryumva byihuse kuruta y'abandi nuko
nuko nyine uburwayi bwanjye kera najyaga numva bambwira ngo ariko ibyo nabibwiwe nuko ubumuga bwawe bumaze gukomera ngo nakuze ngo bajya bambwira ikintu ngo nkamera nkaho mbiciye amatwi ariko ngo bakagira ngo mbiciye amatwi kuko ngo nubwo bumuga ariko icyo gihe ngenzi ko numvaga kuko nabaga nagiye kuragira izo nka nk'uko nabibabwiye bakampamagara ndi hejuru mu misozi nkumva urumva nyine byari bitaraba ibintu bikomeye so uko nagendaga nkura rero niko nabyo byakuraga none bigeraho nagiye kuvoma ngiye kuvoma urabona itiyo y'amazi iriya amazi asanzwe abatandukanye ari ayisuka abatandukanye n'ariya bohereza akoreshwa n'intuzi urumva biba bitandukanye nta hantu baba baragize baratunganyije bagacukura bagashyiramo itiyo none iryo tiyo ryamenaga amazi uko ryari ryaracitse rikayamena tukajya kuvomayo nk'uko nabwo handi nabaga kwa mama twarwanye igihe gihe amazi yaraburaga tukajya kuvomayo tugiye kuvomayo rero naragiye noga mu mutwe icyo gihe nyine nari naramenye iby'amafureshere ngo menye gusuka ngo menye kugira ute ariko nabaga afite akanatirere keza sukuye yagira umusatsi mwiza cyane nuko nyine nkabuza kujya koga rero n'uruzi urabizi amazi aba afite imbaraga nyinshi ayo mazi imbaraga nyinshi kandi hari n'ubwo haba harimo imicanga kubera ko aba atagize neza ndagenda njyamo gutya noga ngira ahantu hose nagize gutya amazi mbitamo n'imbaraga nyinshi muri kwa gutwi akubisemo numva ni nk'icyondo cyangwa ubugari bahometseho numva noneho bisa bipfira ko numva bavuga ngo ndi hehe numva ndazuraye ukuntu numva biranshanze mbanza kuyoberwa ahantu ndi nuko nyine banjije nza nyine kuzanzamuka nuko nyine numva nyine kwazibye uragenda bimara iminsi numva kuzibye noneho bajya bavuga bakavuza induru bakavuga cyane ariko se noneho wabaye iki ko noneho byarushijeho wabaye iki ko numva uri kunsakoresha cyane ngo nyine kwari kwagize none n'ikibazo kwana ko kwari kumeze nk'uwakomeretse uko nyine naje kubyakira gutyo ariko ku minsi y'icuma mva kigenda cyumukaho gahoro ariko byahasize uburwayi bukomeye kuko ko byatumye byahise byiyongera biziba burundu biguma gutyo kuko niyo nshizemo kutera mba numva ari nk'iyi numva ijwi ariko nkumva riri kure cyane akajwi gaturutse kure none nkumva nafunguka nakumvisha uko nkumva ndi kuvugira mu mutwe ariko nanone nkumva ko uvuze ariko se numve ngo ikintu uvuze ni igiki ariko nkumva ko wavuze kandi nkamenya n'umuntu wavuze ngo n'uyu nuko rero uburwayi bwagiye bukura gutyo njyena cya gihe uzi ko ukimara kugera mu rugo yageze mu rugo guys reka hano ho ndamufasha kuko ni ubuzima twabanyemo yageze mu rugo mu byihanganire kugira ngo dusobanurire na wa muntu wavuze ngo inkuru nakuvuzeho ngo ntago ariyo ngo mwabanye hano muri Kenya urumva ageze mu rugo ni mu Rwanda nari maze igihe gito nshatse nari nkiri mwarimu babwiye n'ukuntu ari njye wakwigishije gusoma no kwandika yajyaga ava ku ishuri avuye kwigisha nanjye nkicara hamwe ni yewe ntabwo nzi gusoma sinari nzi no kwandika sinari nzi n'iki ndagushimiye urumva waramfashije kweli ubu ngubu arandika nubwo ashaka kwibeshya akantu gato ariko arandika neza arandika ikinyarwanda aracyandika ayaga mva kwigisha nkaza ubwo nagera mu rugo kundi mba ndi gutegura isomo nawe akaba yicaye hariya nkanasanga yarangije imirimo yose akaba yicaye hariya nawe agafata ikaramu yarafite ikayi ye nkamwigisha ibihekane no kubitondeka rero akagira yiga kwandika ikinyarwanda numvaga nyine agomba kumenya kubyo tuzaducommunicatingana wenda mu gihe naniwe kuvuga ngo anyumve ndandika akabishobora so rero amaze kugera mu rugo nari mbizi ko afite ikibazo kuko uriya mama yari yabimbwiye ko ufite ikibazo cyo kutumva neza
ndavuga nta kibazo ariko akimara kugera mu rugo mbona ni muto mbona ni akana gato kandi icyo gihe mu Rwanda byari bikaze gukoresha umwana utujuje imyaka cyane mubaza imyaka arambwira ngo afite imyaka 10 ntabwo ntirangamuntu irihe ati hoya sindayifata noneho guys ikintu cyantangaje navuze ko nakubwiye ko afite imyaka 19 nicyo gihe nigiraga mukuru ndabwa ni wapi nta myaka irangamuntu irihe nayo noneho bugeze aho aza nyine kumbwira nyine aranganiriza ambwira imyaka ye noneho ambwira guys mureke mbabaze yambwiye amazina Yesu we yambwiye izina yambwiye uyu munsi siryo yambwiraga ejo akambwira irindi Ariete ruca mubanzi nimba ari uwase niba ari yambwiraga amazina menshi cyane kabanyana bla ibintu nk'ibyo ibintu birancanga ndavuga se wa mwana we bimeze bite noneho mu Rwanda murabizi ntabwo byemewe gukoresha umwana utujuje imyaka so binaje bugeze aho tukicara n'umutware wanjye turibaza ati se mwokabyara mwe tubigenze dute no tukona nakana kaduteye impuhwe karakana kazi imirimo yo mu rugo pe kazi gukora kitonze kazi gafite isuku kanye nakundaga umuntu ugira isuku ko ndagiye ku munsi wa mbere yaraje bukiye mu gitondo arambaza ngo imyenda iri hemfure ndamuha imyenda twaraye twambaye abyuka ifura sinasa nk'ubuza nganire reka nagwa gifura buri munsi uzajya ufura rimwe mu cyumweru n'ubundi ushaka kujya fura buri munsi ndavuze gifura kuko nago twiyanduzaga yari ngewe na teta ntago yanduzaga yarigaga sibyo teta nawe yari umukobwa ugira isuku ntago yiyanduzaga no na papa we rwose abagabo bo murabizi wiyambarira ipantaro ugiye mu kazi ukayambara gatatu ntabwo rwose twanduzaga yafuraga twese mubwira ati reka ntabwo wajya ufura buri munsi ntabwo wazabivamo uzajya ufura imyenda muri weekend rundi yabaga ari imyenda mike yabaga ari myinshi imyenda yabaye myinshi ahubwo tugeze hano muri Kenya ariko nabwo si yabaga ari myinshi cyane wari uzi kubyipangamo neza narinze kubyipangamo cyane rwose arangije rero urumva mita mu proposa narakubajije nakojeje ngo ikihari ukiri yaraje ubwo aratubwira ngo tumuhereza amafaranga 10,000 noneho kwezi gushize tumuhereza ya mafaranga 10,000 niba twaragwaye ukabona ni menshi mwamaye amafaranga nubwo mbere yifashe amafaranga nyine menshi y'ibinote ubundi nabonaga wa mama nyine twakoranaga wamaga amafaranga yamaga nyine yamaga 5 ariko nabwo semenya uko bigiye base nariyemo ibiki byayenza gute ariko noneho mwamaye ndumva byarengaga 10,000 kuko byanabonaga ari note nyinshi icyo gihe twagwaye 30,000 baba bavuga ngo akwishyura amezi 3 ngo wiyiteho nuko nyine amabaye amafaranga natungurwa ati amafaranga ndakoresha iki bize gute ndashituka nyine avuga ati ndagije ndayasubiza mwe nyago nacyo nabona nayakoresha yatubwiye ngo amafaranga nacyo yakoresha ngo nitumuha yo kugura bombo we nacyo kandi papa teta nonde yagataha bazaniye amasambusa udupizza twahahandi n'amabombo rero yaje kumenya ko ukunda bombo akayatahana bombo buri munsi yatwitagaho cyane yatahana bombo buri munsi nuko noneho turangije rero ndaje mita icyo gihe tubonye ukuntu yanze amafaranga twicarana papa teta tuvuga ati se tubigenze dute none nibwo twakwicaje turakubaza urumva ushaka kuba umukozi cyangwa urumva ushaka kuba umwana mu rugo uhita udusubiza ngo urumva ushaka kuba umwana asitubwira ngo urumva ushaka kuba umwana kuko kuva na kera ntago akazi ntago kanzagamo nese ariyereka nkubazi ni iki kintu cyaguteye kumva ushaka kuba umwana mu rugo iwacu gushaka umwana ikintu cyatumye mbishaka ntabwo nigeze ngera ababyeyi kuko bamba hafi nyine rabyumva na data twatandukanye nkiri mutoya nari nkiri muto mu by'ukuri kuba nari ngimukeneye numva ko nshaka kugira umubyeyi nyine avuga ati uyu ni data uyu ni mama dore nanjye mfite umuryango unyitaho umenya nk'uko umenya umwana wabo nanjye nkaba umwana wabo kurya mbazamo ati dore aha ni mu rugo aha ni mu babyeyi ni mama numva nyine nshaka kuvuga ngo mama mva afite amatsiko kuvuga
kuhamagara ngo mama ti mama mva ashaka kubivuga kandi nkumva ashaka kwita kumva runaka avuga ngo yewe mama Rieta ari hehe yo umva ibyo byanryohera mva byanryohera nuko niyo mpamvu navuze gutyo kandi n'akazi ko mu rugo kari karanteye ifunwe ukumva nyine narakazinutswe bitewe n'ibyo nawe narahuriyemo nabyo niyo mpamvu numvaga nyine akazi nagashaka kandi nari nyiri muto nyine kwitabwaho niyo mpamvu rero nakubwiye kuriya ndashaka kuba umukozi ndashaka kuba umwana mu rugo ntabwo nshaka amafaranga nuko rero guys nuko byagenze ubwo rero ahita nyine aba umwana mu rugo gutyo turabana twabanye igihe kitari gitoya noneho bigeraho nyine umugabo abona akazi hano muri Kenya ndabyibuka ndamuherekeza aza muri Kenya twe tuguma mu Rwanda noneho tuza gupanga kujya muri Kenya nyine ko nza gusanga umugabo wanjye utangira kugira ubwoba ngo nzagusiga ugabifunga nyine kugira ngo niba nasenge ngiye gusigara ngiye nyine ndasigara he ndase ninde muntu uranyitaho ngo anyitagaho ninde muntu nzabasha kwisanzura nkuko nakwisanzuragaho mbase wanyerekaga urukundo nyine nkumva icyo gihe rimaze kumva nyine nisanze nk'umuryango se ko rimaze kubita ababyeyi yamaze kubafata kubona ababyeyi turatandukanye nzabigenzane noneho abandi bakobwa batangira kugushuka babwira soko ncomekamo batangira kugushuka ari umukobwa twari inshuti twabaga tutatandukana aho twabaga tugiye hose urabizi ko urazi ko twashaka no gutandukana ngira mwimuka ariko ko umukobwa nkanga babwira ko ntashaka ko dutandukana kandi pe twabaga mu nziva guys twabaga mu nziva amazi apfupfunukamo hari urabyibuka ndabyibuka tuba mu nzu mbi y'Inyamirama akazu kabishaho amazi apfupfunukana twavuga ngo twimuke uyu nguyu akanga ngo hoya ngo ngiye ntacyo hantu nkwaye kugira ngo ugumane nawa mukobwa naramukundaga urukundo reka amasora agakana nanjye nigeze gukunda we namukundaga urukundo navuga ko ari umugabo n'umugore naramukundaga cyane rwose ku buryo nabaga nafata n'ibyanjye nkabimushyiraho nkabimuha twarakundanaga cyane ku rwego rukomeye ariko sha ari akanyamafuti kari akanyamafuti kuko kamukoresha udufuti kamubwira kamucome ku buntu akamujyana katavuze hari nubwo yagize kukujyana iyo tubyihorere atavuze icyo gihe ndababara Rieta nenze kumukubita wagiye utavuze mujya mu bintu byo kubatizwa ngo mwagiye kubatizwa ndabyishimira ariko ntimujye kubatizwa mukigira mu zindi gahunda kafite amafuti menshi cyane ariko mwari inshuti so atanya kubwira rero ngo ndagusize ati genda ufata babwira igihe mumaranye bakikwishyure kubera ko nabo bese baragusiga urumva nyine nabajyaga mu gace bati nabahe bantu bazemera kumwitaho bakamufata neza nk'umwana bakamujyana mu gihugu kindi ko abantu bari mu Rwanda harimo abiyumvisha igihugu kindi bakumva ni nk'inzozi kuri bo bakumva batabigeraho we rero mvaga ngo baragiye none navuga ko nanjye muzanjyana iyo nabimubwiraga ntiyabyiyumvishaga nyavuga ati rero bazagutayo cyangwa se bigenda gute na gute akagira urwikeka nawe rero ko nawe yamundaga nyine ugasanga havuze ati yawe bazagusiga ugenda ubwira baguha kurimo wigendere ubundi bagenda ukwabo ko ntago bazigira bagufasha nuko nyine nanjye mwikomaho koko mukoma rangije uraza uti rero ati nshaka amafaranga yose ntese wa mwana we ko twasezeranye ko ugiye kuba umwana mu rugo amafaranga ndayakura urayashaka ndayakura hehe kandi naramaze kwemera kuri umwana hano mu rugo ngomba kugukorera ibyo ngomba kugukorera icyo gihe turi no gupanga ko ugomba kwiga imyuga numara kuzuza tumara kubona irangamuntu kuko utasubira mu ishuri wari umaze kumenya kwandika yamaze kumenya kwandika guys no gusoma ikinyarwanda neza avuga nti azajya mu myuga wenda yige kudoda cyangwa iby'imisatsi nyine turatubona iyo opportunity yo kuza muri Kenya so urumva nta byangombwa yari afite
nta byangombwa yari afite, nta rangamuntu yagiraga. Nuko ubwo dutangira porosesise y'ibyangombwa, tujya gushaka ibyangombwa. Ubwo icyo gihe nahise njya mu bitaro. wasujya mu bitaro? Ngiye mu bitaro mpita nkujyana, tuhita twimuka tuva aho twabaga tuhita tujya mu rugo iwacu kwa mama wanjye, kuko n'ubundi nagiye mu bitaro kubagwa habura iminsi mike ngo tuze muri Kenya. Hari mike. Ko turangije tujya mu bitaro, ari mu rugo nyine iwacu kwa mama wanjye, kuko kwa memu nari narabyiyemeje ko ari umwana wanjye, so nta handi nari kumushyira atari iwacu. Ajya iwacu, mama bamukunda, n'ubu baramukunda cyane, papa na mama wanjye baramukunda cyane. Ajya mu rugo, mu bitaro mvayo musanga mu rugo nyine, niwe wanyitagaho n'undi nk'ibisanzwe, ariko turi muri processus yo kumushakira ibyangombwa. So tugenda rero tujye gushaka ibyangombwa, tujye mu mwirangamimerere dusange ntiyanditse. Tujye tubona amazina y'abantu bavindimwe, ariko irye ntarihari. Ya mazina yose yambwiye, amazina ageze mu 10, nta na rimwe rihari. Guys, twarakubititse kugira ngo tubone ibyangombwa by'umwana, hagendeye amafaranga menshi, ahara naruta nayo nari kuzaguha, sibyo? Cyane. Ibyangombwa birabura, tunyura mu mirenge yose kugira ngo amufotoze abone irangamuntu. So turangije bidusaba ko tujya iwanyu, ujya iwanyu nabwo urumva ni amatike, kugenda ujyanye amafaranga n'ibiki byose. Turashimira na papa Teta yaritangaga akohereza amafaranga. Marankunda kayo murabana nkunda. Tukohereza amafaranga, papa Teta kohereza amafaranga, pfa kuba leta avuze ngo ngo amafaranga yana nabonaga amafaranga avuye akahita amafaranga akahetse ugiye ikibazo cy'amafaranga ku byangombwa. Nuko so rero ajya iwabo, urumva ni inkuru ndende guys, ni inkuru ndende, nuko tugira ngo tukiri ibintu clear, dusobanurire Houston Jenny tunye tuvuga ibintu byose kugira ngo mve ko nta nkuru nabeshye kuri Harriet. Ni umwana wanjye pe cyane, aranabizi ni umwana wanjye ku buryo nanamubuze nkumva ngiye nko gusara. Urabyibuka amarira narize. Ibyo byo turabyihorera, ntago tubijyamo cyane. Ntago ari ngombwa kano kanya, nimushaka indi nkuru tuzayivuga, ariko bitari nonaha, sibyo? So rero noneho urumva dushaka ibyangombwa, ajya iwabo i Butare, asubirayo, ari kumbwira ngo ngewe ngo nararaga ku Musambi, ngo ubuse ngo sindi burare ko tujyana, bashaka ko tujyana, bashaka ko nijyana ngenyine. Ako igihe nibwo nagiva mu bitaro, nari mfite n'inguma guys, kuko navuye mu bitaro ku itariki 10-18 mitanza muri Kenya, n'ubundi naje nkifite ibisebe. Wari ukirwaye cyane. Nkajya mbwira ni rero reka tujyane, ngo hoya ngo barara ku Misambi bla bla ibintu byinshi. Ariko urumva icyo gihe amaze kwemera ko mba umwana, nashatse nyine kumenya iwabo, kumenya umuryango, mpita mwaka nimero za musaza we wamureze, tukajya tuvugana. Tuvugana musaza we nubwo tutarahura vis-a-vis, ariko aranzi kuko najyaga amuha amakuru yose, tukaganira. Unajyayo amafaranga y'akaga twarayamuhaga. Nuko nko arangije rero Harriet ajyayo, babyirukankamo kwandikisha umwana wundi bushyashya, buri kintu cyose barakimbazaga. Noneho koze ukuze, kwandikisha umwana bushyashya ukuze ni ibintu byadutwaye ibintu bihambaye cyane, sibyo? Buri kintu cyose barakimbazaga, bakabarabaga ariye bite ngo hoya ngo ngewe sinshaka ko bavuga ibintu ngo utavuze, ngo ibyo uvuga. So guys, urumva amazina twita twicara nge na Harriet dutoranya amazina. Ubwo dushyira amazina aho ngaho yandi yose, ariko arimo ayo nangaga koko, nkumva amazina y'amagenurano. So dukuramo ayo amazina yose, noneho tuhita duhitamo ayo ngaya abiri, tuhitamo Kabanyana Juliet. So ubwo nge nahisemo Kabanyana, mpitamo Kabanyana, ndavuga nti nge rero iryo nkwise ni Kabanyana, kuko nawe yari mukuru. Ndamubwira ni rero hitamo nawe izina ushaka hagati ya Harriet na Juliet, kuko amazina yari asigaye mazima, yari Harriet na Juliet.
turamubaza noneho ndaje ndambwira noneho ngewe ikabanyana n'iryanjye ndari kwise ndari guhaye so rero nawe hitamo muri Harriet na Juliet iryo ushaka uhitamo irihe nahisemo Juliet ariko na Harriet naragakundaga niyo mpamvu kagomeze kangendaho ubwo nyine Harriet ni risirno bazi nka Harriet niryo Juliet barizi cyane amazina ubundi nzi neza ko abantu benshi bazana amazina yawe ari ngewe ko abantu benshi bari bazi Julie nani bari bazi Harriet abantu benshi bazi Harriet cyane nta nubwo bivuze bakubasha kugira umusazi kumpindura umusazi ntago bazi ko witwa Juliet yitwa Juliet Kabanyana n'amazina namwiyitiye ngewe wewe uraza kuvuga ngo biki amazina namwitiye ngewe Juliet ubwo rero barayandika ndanashima cyane ubuyobozi bwa hariya twaravuganye n'ubuyobozi bw'iwanyu mu minota mike rwose indangamuntu ayibonye mu gihe gitoya cyane abandi njya numva ngo bamara amezi menshi hafi 6 cinanga ko yamaze ukwezi kumwe hari n'umwaka ariko njye namaze ukwezi kumwe kucyuzura bahita bamuhereza irangamuntu bakoresheje uburyo ki isohoka bakoresheje uburyo ki irangamuntu ye isohoka yihuse kandi yarihuse cyane bishoboka turashimira ubuyobozi kuko nashakaga ko ahita abona ibyangombwa kwa icyo gihe umupaka Bugande wari ufunze tugomba kumushakira passport laissez-passer so urumva laissez-passer ntago yapfaga kwibona adafite ibyangombwa kuko byari kunsaba laissez-passer nashatse kwimushakira nta byangombwa ariko nkumva sindi bujyana umwana mu mahanga adafite irangamuntu laissez-passer nari kwimushakira pe akayibona ariko none nagiye kumushakira ibuka ko naje kugushakira laissez-passer bakansaba amarangamuntu ya papa we ya kera binsaba kujya twabaye ngombwa ko dushaka ibyangombwa by'uko ababyeyi bapfuye twashyize ibyangombwa byinshi cyane cyakora tugira amahirwe tubona akarangamuntu ka mama wawe ka kera kabaga karimo abana yabyaye ako niko katumye tumenya igihe wavukiye ugira ngo twari tuzi igihe yavukiye guys twibazaga igihe tuzamuhera none na musaza we ntatubwira igihe yavukiye ntacyo yarazi igihe noneho tugize amahirwe tubona ako karangamuntu nubwo uracyagafite narakaguhaye ngo ukabike warakabitse so rero ako karangamuntu ka mama we niko katumye tumenya igihe yavukiye byari byanditsemo 2-3 sinakarangamuntu nagafishi ko kwa muganga nagafishi ntago ari irangamuntu sinzi ngo agafishi bandikagamo abana abana bose kuko abana nyine yabaga baba hafi rero tunanditseho 2-3 nuko tuhita tubyandikisha tugirirwa amahirwe nyine turabyandikisha ako karangamuntu ako gafishi ni umusaza wagashatse twavuze ati tuzandikaho iyi myaka ati ya data turayanga kuyiduha yarayifite ariko yanze kuyiduha kwa kavuga ati se ninyubana ngenda sigara niki twariye mama kuko nawe biriho nuko rero ako ngako kamama niko yaduhaye turamushimiye cyane ahantu ari turamushimiye warakoze ko mu burenganzira bwo gutwara umwana nuko rero Harriet araza aguma kwa mama ngendaza muri Kenya na teta ariko nyine uguma kwa mama ari kugushakira ibyangombwa ari no kukujyana kwa muganga kubera amatwi urabyibuka akujyana kwa muganga kubera amatwi ariko biranga nundi amatwi biranga turavuga tuti nitugera hano tukona ibintu bimeze neza kuko no hari ubuvuzi buhambaye tuzato kuvuza amatwi ariko guys umuntu agera muri Kenya agakubitwa ubuzima bwaradukaranze buradukaranga cyakora mama ndagira ngo n'ibintu by'ibyangombwa byaje kubanza kwanga papa kubona laissez-passer papa tetaza i Kigali iyi niwe waje kubyiruka mu nanone warangiza ukavuga ngo umwana ngo tuzamusiga ngo tuzagera gute ibaze papa teta yarateza ava Nairobi kandi ubuzima bwari butugoye guys ajya kwirukanka mu byangombwa bya Harriet asiga birangiye usigaje kuyitora usigaje guterwa ubu usigaje kuhabura aho utegereje ishinge n'irangamuntu kugira so bafite nyine aragaruka arangije kwa kongera umva nari ntanakirwaye ntarakomera neza
so arangije nyine tubona umwana ibyangombwa arabibonye ajya guterwa igishinge cya yellow fever barakimutera igishinge kijye twishyuraga 7,000 ubu ngubu uzi ko rwa rushinge rusigaye rubwishyurwa 25,000 ngiye byo nari mbizi nabonaga ngenda ntabwo byo nari mbizi sinabaga nzi ngo hakoreshejwe n'amafaranga angana gute nabonaga so wowe wamaze kuva marene nyine tujya mu cyimbo cya mama wanjye yahise amujyana no kumubatirisha aramubatirisha mu gaturika aba ari uba marene we warabatijwe uhita unahabwa hariya warakomejwe byose bose babikorera rimwe kuko mama wanjye ni umuntu ukomeye muri gaturika nahise mpamvu ukarisitiya kandi urabizi ko urabyigira ibintu byose ariko yahise abikorera rimwe mama wanjye ni umuntu ukomeye mu gaturika ayoboyemo ibintu ntazi byinshi cyane so yahise amujyana mu kumwigira n'ibiki byose babikorera rimwe arabatizwa arahazwa aranakomezwa icyarimwe kuko yari mukuru amubera marene so urumva navuye rero i Kigali musigira mama n'umubyeyi mwiza cyane mbanzi ko nyine umuntu muhaye umuntu nyine wanjye ngomba kumuhuza na mama so rero mama akwitaho akajya kujya kukuvuza akajya amamagara ngo hakenewe ibi akahita akwirukankana yabyirukansemo cyane ngo nzabyibagirwa nuko rero guys ibyangombwa barabibonye nuko mama nyine baramutegera araza mama arakuzana kugeza hehe ku mupaka wa Tanzania cyane ntabwo ashaka ko dutandukana yabwa ndamurekuye so ndamurekora aragiye gute afite ubwoba yicaye mu modoka twararanye mu modoka imodoka yari buhaguruke saa 9 z'ijoro ariko atubwira ati kugira ngo uwo mwana aze kubona uko agira uramuzana muraremo hanyuma mu gitondo ahaguruke aravuga niyo simusiga ndasiga mubajije kumurengana umupaka yashaka ko twijyanira umujyi mama yaramuzanye amwambutsa umupaka ngo asinya n'ibipapuro sinzi ibipapuro yasinye ngo arabatongera avuga ngo uyu mwana nuko nguko rero mbona mwirukazi guys nuko karagaciyemo so mama akugeza ku mupaka arasinya ibipapuro barakohereza uraza papa tetaza kugutora mu mujyi ubugeze muri Kenya cyane ubugeze muri Kenya tubona ibintu abantu bavugaga nyine biratandukanye barumbwira ukuntu nyine watubonye mbere nyine n'ibyo bakubwiraga nuko nyine wabibonye nabonye nyine bitandukanye uko bambwiraga hamwe bambuzaga nawe nyine bitandukanye nese wari uzi yuko tuzagusiga cyangwa uzi ko tuzakuzana mbese wiyumvaga gute nanjye ntabwo nizeye 100% nyine ko naza cyangwa nk'izoze ko ngiye ubonye tugiye se cyagiye muderekeje ngiye na teta ukabona turagiye usigaye kwa mama wasigaye numva mbabaye numva mbuza amahoro muri ngewe ese bizagenda gute nzabageraho gute birarangiye nyine nahise mbifata nkaho birangiye urumva nyine bimaze gutungana nibwo avuze ati yewe sika ko byabaye mama ndavuga nyine ko burya ntabwo nahisemo nawe buryo umwanzuro nafashe ni mwiza urumva nafashe umwanzuro mwiza kandi nahisemo na neza kuko ntamitamo nabi ntabwo byari kwa bimeze gutya nahisemo neza numva nyine ndanezerewe so guys iyo inkuru yacu y'uyu munsi reka tuyicumbikira ahangaha sibyo tuyicumbikira ahangaha nuko nguko Harriet yabaye umwana wacu nuko nguko ubuzima bwe buhagaze nuko yageze muri Kenya turabana ubuzima bwiza ibintu byose bumeze ukuntu nyine urabizi umubyeyi n'umwana barabana rimwe umwana akanyuzwaho akanyafu ubundi agahano nyine uko umubyeyi n'umwana babana niko twabanye na Harriet agera mu myaka nyine urumva twaje ari 16 17 18 urumva nyine umwana arakura ubu ngo agize imyaka 20 so urumva iyo myaka ntago ari mikeya ni umukobwa mwiza nubwo afite icyo kibazo nyine twagerageje uburyo dushoboye ariko hari ukuntu byaje kwicangamo gato nyine ubuzima bumera nabi ntago twese tubona ubushobozi ako kanya
bwo kujya kumuvuza amatwi. So kubera ko na mama yari yaragerageje mu Rwanda byaranze, hari ukuntu byicanze, papa teta yaragiye kukubariza ka kantu ko kumva urabyibuka. Baduca icyo gihe baduca 100 by'amashiringi, 100 by'amashiringi kugira ngo agire tugihenze, kugira ngo abashe kugira ngo ajye yumva neza. Ariko tugiye gutangira processes bundi bushyashya, turebe ko hari ikintu cyakorwa, bongere bakurebere mu matwi, bagire turebe ko hari ikintu cyakorwa kugira ngo amatwi yawe ashobore kumva, cyangwa se niba bidakunda hazakoreshwe kariya kamashini. Ariko iyo akureba ku munwa, iyo uvuze cyane cyangwa iyo wegereye kuno gutwi kw'ibumoso, ari igihe akumva, ariko hari n'igihe atakumva, akijijisha akavuga ngo yakumvishe kandi atakumvishe. None ku muhanda ngo nijye guhaha, bakavuga ngo genda uzanire, ngo genda ujye guhaha intoryi n'ibi ngibi, nkajya ngo nyine nkumva ibindi, nkagenda nkamaha iby'iwanjye, ukansubirishayo. Noneho wansubirishayo hamwe n'igihe nkabyanga, nkaza kugaruka ngateka ibiryo rwihishwa, ariko atangazwa nuko byaryoshye. Noneho ikintu twapfuye kinini cyane, twapfaga ko atambwira ngo sinumvishe, we yarabimpishaga nyine. Urumva ni yabaga afite, babyita gute buriya sheri, bayaga afite ipfunwe ry'uko ari umukobwa utumva. Noneho nyine agashaka kwihagaraho nyine nk'umuntu wumvishe. Noneho bwese wari wabyumvishe ngo hoya, ngo nawe kubera icyo utambwiye ko utumvishe ugatuma uvuza nibyo ntagutumye. Gusa nyine yarazi kubaradinga utuntu, akahita ateka ibintu byabaga biryoshye se. Azi guteka gaje. Usikoranyaga nicara hano muri Kenya ataraza, nkicara nkakumbura imboga za Ariyete, Mana yakutekaga imboga ziryoshye. Ariko sha twaturungo twageraga mu Rwanda hano nta tuhaba, twa onja na twasimba mbiri. Jesi nigiraga nteka ibiryo birimo ibirungo, ariko namuhanishe guteka ibirungo, amama igina natekaga ibirungo mu nyama gusa. Sinzi guteka n'umuceri, na muntu wantekeye pilawu bwa mbere rwose, sinanzi guteka pe ibyo bintu by'ibirungo n'ibikireka. Ariko ka onja, kasimba mbiri, urumva nyine ni ibintu yarazi, akabidutekera ibiryo bikaryo. Umva sinigize nongera kwegera inkono namba, niyo watekaga mu rugo. Si guteka imvange iryoshye, ibiryo biryoshye cyane. So Ariyete rero, Juliet Kabanyana Harriet, nguwo umukobwa mwiza. Ariko nubwo nyine atumva bamaze kubyakira, nagiye mushyiramo nyine kwiyakirana umukobwa mwiza kandi kumva urumva. Umuntu wese agomba kugukunda akuzi, azi uko umeze. So you have to be proud, uri mwiza, umeze neza, uri uw'agaciro, kandi no kumva uzumva. Harimo abantu batumva na gato cyane, sibyo? Haba abantu batumva na gatoya, ariko ngewe undeba ku munwa nkanavuga, ngewe ijwi ryanjye rero nongeye ngira amahirwe, ijwi ryanjye ryumva cyane. Ngo nawe nakorera ku munwa, ariko aranyumva. No kuri telefone turumvikana, kandi abandi kuri telefone bajya bumvikana. Niyo wambaye akoresha kuteri cyane kuri telefone kugira ngo abashe kukumva, ariko ngewe umva simbizi, ni Imana nyine yatwihurije. Yambara atambara, ngiye kuri telefone turumvikana, turumvikana kuri telefone. Rero uriya muntu sinzi niba yavuze ko ibyo navuze atari byo, sinzi ibyo ari byo yavuze, ariko Ariyete nguwo ngira ngo nta na kimwe kigiye kure y'ibyo navuze mu kiganiro. Mu kiganiro ntago yari akuzi, ntiyaranzi wenda nanjye ntarazi ubuzima twanyuranyemo. Uyu mwana twanyuranye mu buzima bwinshi bugoye, usibye ko bugoye cyane hahandi umva bwinshi kabisa. Ubuzima nyine urumva, gutangira ubuzima hano muri Kenya twarabanye, umva byinshi cyane twabanye n'umwana wanjye. Rero amaraso yanjye nguwo umukobwa Ariyete. Twavuze byinshi, turarushye, ibintu birebire. Ibindi tuzabikomeza nyuma. N'uwo muntu uvuga ngo mwarabanye, tuzavuga impamvu mwabanye. Sibyo? Ni karibu rwose. Sibyo, tuzavuga impamvu mwabanye. Ntabwo byari ngombwa ko mubana, ni ukubera nshaka ko uzagira inama abakobwa bumva amabwire, bashukwa
sometimes cyangwa ukagera mu myaka ukumva ko ushaka kuba independent ugatangira kumva ibintu byo hanze utangira kumva ibintu byo hanze ushaka kwigenga kumva ibintu byo hanze bikashobora kuba byagukura mu murongo muzima bikagutanisha cyangwa bikakujyana mu buzima utari ukwiye kujya kubamo sibyo iyo myaka ntekereza ko wayigeze ejo ndari kumbwira ngo imyaka ngo ngiye ngo nzabaganiriza ku myaka ngo umuntu ngo agira gute so icyo kiganiro tuzakigirana ikindi gihe uduheho ubuhamya bw'ukuntu imyaka ishaka kuguhindura ukaba wajya mu bintu bidakwiriye ariko nyuma ukaza kubona ko bitari bikwiriye ukarealizinga nyine ukagaruka no gushukwa birimo uzabibaganiriza sibyo urabinyemereye ndahari nta kibazo so ndagira ngo rero uvuge akantu kari ku mutima wawe muri kano kanya sibyo usubize n'uriya muntu wavuze ngo mwarabanye ngo ngiye ntago ngo nkuzi ngo ibyo nkuvugaho sibyo naho ubundi dusoza ikiganiro ubwira n'abantu kuzi gusuka bajye baza ubasuke bajye bandika ubaze ubasuke cyane rwose nk'uko nyine ubivuze ndazi gusuka niko kazi kawe niko kazi kanjye uramutse nyine uramutse unyeneye ntabirenze rwose wambona kandi ni vuba wambona byihuse ntabwo byaba ari ibintu bitinze so ndabashimiye ko mwabanye nanjye ndashimira n'abakuru bemeye kudukurikira so hano ariko nkagaruka kuri uwo muntu wavuze gutyo hari igihe nyine kwa ko ngewe ntabwo ndi umuntu ukunze kuvuga cyane ndisanzura ariko nyine kuvuga ngo ndavuga ubuzima bwanjye mpamvu ni nko gushinga kwiyambika ubusa ubona bibwiraga ni umwe kandi nawe kugira ngo azagere kuri bya bindi byabaga bivuye kure byabaga buri muntu nyine utandukanye so uwo muntu rero impamvu yavuze gutyo ni uko tutaganiraga ngo mbe namubwira amateka yanjye kuko nawe yajyaga agira ikibazo ndiko se uyu muntu ko ntamuzi gutyo iwabo yagira ikibazo nabigira gute gutyo nyine ntabwo nari nakamuganiriza sinabahaga umwanya ngo twicare tuganire wapi niyo mpamvu rero uyumvishe gutyo biramutungura ati si umwana ko muzi gute muvuze gutyo niyo mpamvu rero so nimo bifata ukunde rero ni ukwakwibeshya ni kwakwibeshya ntabwo twamurenganya ni ukwibeshya so ndabashimiye uyu ni umubyeyi wanjye ni mu bimenye n'abatabizi ni umubyeyi wanjye arankunda anyitayeho kuva kera urumva igihe tumaranye n'igihe kinini ntabwo ari igihe gitoya anyitayeho ntacyo atakora nyine ngo abone imeze neza nibyo rero aho abantu bagira intuza bavuga ngo bavuga ibindi niwe mubyeyi wanjye niwe mubyeyi wanjye niwe urumva nyine kunabaganirije kurya yabaye umubyeyi wanjye ni umubyeyi wanjye murakoze rero kwa mwabanye nanjye mukaba mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira ndabashimiye karibu no mu bindi biganiro ndahari murakoze cyane tuganire so guys reka tubashimire rero murakoze cyane gukurikira kino kiganiro Ariete muzajya mumubona tuzababwira n'impamvu wenda mu biganiro bya mbere by'umuryango atabonekaga niyo tuzaganiraho nyuma so turabakunda cyane please mukore subscribe musharinga ibiganiro byacu mudutere n'inkunga ku buryo bwose bufatika mu minsi iza tugiye kujya tubacishirizaho filme ariko tuzabibabwiraho kabisa so rero guys reka mbashimire mukomeze mudusapotinge dushimire abantu benshi badushyigikiye muri uyu murimo abadushyigikiye mu buryo bwa gutya abadushyigikiye mu buryo bwo kureba no gukora share rwose ndabakunda cyane mukomeze mudushyigikire bye ciao ciao